giterane, ikindi kintu cyiza ukarota ubwiriza, Imana igusutseho amavuta y'umwuka, Imana iguhaye impano zayo, Imana yamaze kukwemera, Imana iraguhagurukije, warose uhagaze mu giterane uri kubwiriza, warose urimo urahanurira abantu, dore Imana iguhaye umwuka w'Imana, dore Imana iguhaye impano zayo, dore ugiye guhanura, dore ugiye kuvuga, dore ugiye gutinyuka, dore Imana iguhaye ijambo, dore Imana iguhaye agaciro. Ni ukuri nta muntu uzongera kukwima ijambo, kuko Imana yari yakwihamagariye, kuko Imana iragutoranije, Imana igukuye muri uriya bakarudayi, Imana igukuye ahantu habi, Imana iragushimye, Imana irakujuje. Kurota urya ubuki, iyo urose izi nzozi, kurota unywa amata, kurota urya ubuki, ndayankubwire ngo ijuru riba ryagusuye, ryagusekeye, Imana yakwemeye, yaguhinduye undi muntu. Uko niko yabwiye Dawidi, yabwiye Samweli ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Ni umuntu ijuru rireba ubwaryo rikamutangira ubuhamya. Kurya ubuki cyangwa kunywa amata, Imana ibigusubijemo ibihe by'umwuka, Imana ibigarutse kuguhembura mu buryo bw'ijambo, mu buryo bw'imiririmbire, mu buryo bw'imisengere, ikagusukamo ububyutse kugera ku kigero uba umuntu ushyitse. Zinga irimo itashitashi imyanda. Ni ukuri wari ufite agakiza, wari umukirisitu, ikanzu yera unisobanuye umuntu ukijijwe, umuntu Imana ishima, umuntu ireba ikabona ko ari ku murongo, kandi ukorana nayo, uvugana nayo, ugenda nayo, Imana ubwayo igahora igutangira ubuhamya. None iwo ugiye kurota unambaye ikanzu irimo amabara, nuvuga ngo nubwo igihe cyo gutaha kwawe cyegereje, nubwo igihe cyo gupfa cyawe kiri hafi, nubwo Imana atangiye kuguteguza ko hari urupfu hafi mu buzima bwawe, ariko ntabwo ukiranutse, ntabwo uri gukora imirimo y'Imana. Hari ibintu byakwanduje, hari ikanzu yamaze kwandura, harimo ikinyoma kirimo, harimo kubeshya birimo, hari ubusambanyi burimo, hari ubujura burimo, hari ugutenganya birimo, hari ukutavugisha ukuri birimo, hari ukubwira abana nabi birimo, hari ukugayana birimo, hari udutsiko tw'amatiku mubamo. Ibyo bintu byose wari umukiranutsi, ikanzu yawe yari iteguye nk'umugeni, ariko harimo ako kantu k'akavirigiri. Ibi ngibi bikunze kwa kenshi ku bantu tubari nk'abantu basenga, ugasanga muri korari, ugasanga mu badiyakoni bashumba, umuntu agakereye inkuru, agakora ikintu gishyashya akagihimba, akagenda akakivuga, cya kintu bakazaguhamagaza bakakubaza, byanarimba bakanaguhagarika. Senga nimba warose ari umuntu uguta mu rwobo, senga nimba warose ubona umuntu aguta mu rwobo, kuko uyu muntu yakwicisha, kuko uyu muntu yakwirukanisha mu kazi, kuko uyu muntu yatuma bagutenga, kuko uyu muntu muri korari bakwirukana, kuko mwene babahimba inkuru, bagashaka n'abagabo kuguhamya, bagashaka n'abazavuga ko wayivuze, bagashaka n'abayihagararaho. Ariko ndagira ngo utangarize ngo nimba warose umuntu aguta mu rwobo, ukwiye gusenga. Kandi cya kabiri, ukwiye kumwima amakuru y'ubuzima bwawe. Tubari wari umukozi wa leta, wari kusenga, ukiryama mu ijoro ukabona umuntu runaka uzi neza gutaye mu rwobo. Uyu muntu ashaka guhimbira dosiye bakagufunga, urashaka guhimbira dosiye bakakwirukana, urashaka guhimbira dosiye kugira ngo uzayikore bikagusaba ko ukenera abavo kugatakaza ubushobozi. Uburozi bubatamika abantu, uburozi bashyira ku byo kurya. Pay attention. Gabanya aho urira, gabanya aho ugenda, gabanya ibintu byo kuryagaguza, jya kurira iwawe. Niburamuka warose urya inyama, wazirota ari umuntu uziguhaye, wazirota ari we wazitekeye, wazirota uziguza ahantu, ndagira nkubwire ngo ugiye kurya uburozi. N'abakoze ubukwe barafite umuntu yenda ari umugabo ari kumwe n'umugore we, yajya kubona akabona wa mugore aramubuza. Aha hantu uba ukwiye kugira ubwoba, kuko Imana ubwayo igwishuriye ko hari ikintu kigiye kuba. Ushobora kuba igihe cyawe cyo gutaha cyageze, cyangwa Satani akaba agiye kukwiba, kuko nubura umugeni umenye ngo uratashye, ariko ntabwo marayika w'Imana muri kumwe, ugiye wibwe. Ashimwe cyane, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe mwese aho muri, kandi Imana ibahe umugisha cyane. Turi kuri ya channel yacu yitwa Pentecost Life TV. Turabakunda kandi twishimira kubana namwe. Iyo mudukurikiye niyo mutureba twumva tunezerewe cyane. Imana ibahe umugisha cyane.
uyu munsi wa none twifuje kuganira ku gice cya kabiri cy'inzozi dukunda kurota, kandi izo nzozi benshi ntidusobanukirwe icyo zivuze. Ariko dutangire dusenga Imana kugira ngo dukomeze tuganire. Mana Data wa twese, tugushimira ko ari ubana natwe, tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira ukuntu turinda n'uhabwa icyubahiro. Aya masaha turakwinginze ngo ube muri twe, turakwinginze ngo duhe imbaraga, turakwinginze ngo wongere utwagure. Dusengeye umuntu wese ukurikirira ijambo, dusengeye umuntu wese ukurikiriye icano, umwuka w'Imana muzeho, imbaraga z'Imana zimuzeho, umurinde gutarara, umurinde kagungu, umurinde ubukene, umurinde ibibazo, ahubwo dusukire umwuka wera, cyane ko turi mu bihe bya Pentekote. Uhembura abantu bawe, ubuzuze, wakoresha iby'imbaraga, kandi abari babuze icyerekezo niwe Imana itanga icyerekezo, abagenderaga mu mwijima ni wowe utanga umucyo, kuko waravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Bivuze ko ari we byiringiro, niwe hema ryacu, abantu ubuzima, abantu agakiza, abantu umunezero, abantu ibyishimo, abantu gutabarwa. Haleluya. Reka tube tubona abantu bavuga ko Imana yabatabaye. Reka barafite amakeredo bishyurire, reka bari bambaye ubusa ubambike, reka bari babuze akazi bakabone, reka bari mu bibazo by'intambara n'amakuba barengerwe nawe, reka bari mu rugamba rw'abarozi, Imana ibatabare, ubatabare babere igisubizo. Umuntu wese mu rwe ruhande wari unaniye abona Imana, wari ubabaye abona Imana, utabyaraga byare, wari umaze igihe yiganyira, w'abana bamunanira ugaruke, abo ngo zazigiye gusenyuka wongere uzubake, ushyingira abana b'abasore n'abakobwa, umugisha wawe uze, utanga ubwenge mu mashuri, utanga ubwenge ku bana, wishyure school fees, wigwatireze mu bizamini bya leta, ubere abantu maso kandi ubatabare. Bakeneye amavizu yabahe, bakeneye kujya i Burayi bajyane, bakeneye kujya muri Amerika ubitamurure, akeneye Canada na Australia ubitamurure. Ntagire n'umwe uhomberwa amaze ukurikira, mugisha wawe n'igitangaza gituruka mu ijuru kibagaragareho. Ndagushimiye ko byose ubyumva, kandi tugiye kuganira ubane natwe. Ni mu izina rya Yesu umwami wacu tubyize tubyambaje. Amen, 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 amen. Yesu nashimwe cyane. N'ubundi turabasuhuje, ndakwinginze kwica n'icwa byacu yitwa Pentecost Life TV, ukoreho like, ukoreho comment, ukoreho share, kore subscribe kukazogera gahari. Numara kugakandaho bizagufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose dukora. Imana igumisha cyane. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku gice cya kabiri cy'inzozi n'ibisobanuro bwazo. Hari abatwandikiye badusobanuza, hari abagiye baca mu gikari, ariko twashyizeho na groupe ya WhatsApp y'iyo channel yitwa Pentecost Life TV. Urajyuzaho ukurikira ibintu byose muri kandi babimenya, kandi nicyo wifuza kumbwira wanyandikira kuri WhatsApp yanjye. Icya kabiri, dukeneye ibikoresho birimo kamera, birimo etrapiye, birimo microphone, imbaraga zose wakoresha, cyaba igiceri cy'ijana, yaba 500, yaba 1000, yaba 5, uko umwuka w'Imana yagukoresha rwose. Imana yagumugisha ku rwego rurenze cyane, ko iyo dusenze tubasabira umugisha. Uyu munsi wa none turatangira ku bintu byiza, nyuma dusoreze ku bindi bintu bigenda bigaragara bitari byiza. Hari igihe umuntu arota inzozi zitandukanye ariko ntamenye ubusobanuro bwazo. Uyu munsi tugiye guhera ku nzozi kurota umuntu arya imineke, amacunga, imyembe, ibintu nk'ibyo. Ibi ni inzozi umuntu arota mu gihe cyiza, mu gihe Imana imureba ikamwishimira, ikabona imbuto ze. Icya kabiri, zifite ubundi busobanuro bubiri. Hari igihe Imana ibarebye imbuto z'umuntu ikabona za mbuto nziza, za mbuto ze zirashyitse, ikamukunda, ikamwishimira, ikamugaburira imineke, ikamugaburira iki. Icyo gihe bivuze ko ndetse mu bundi busobanuro bwa kabiri bavuze ko wa muntu Imana igiye kumusohoreza amasezerano, imukwe mu mabaro yari amazemo igihe, imukwe mu bibazo amazemo igihe, bwa bukene, yanzara, bwa bushomeri, Imana ikabikuremeye ibyo kurya, ikabikuremeye akazi, ikabikuremeye umunezero. Kuko ukenshi imineke, imbuto ni dessert, ni ibintu by'umumaro, ni ibintu by'uburyohe, ni ibintu binezeza abantu kubirya. Nuvuga ngo hari igihe Imana ibimaze igihe kubona ubabaye, urushye, ikaguha amasezerano, igihe cyo gusohora kwayo ikakwitangira kukwereka inzozi.
waryama ukarota muri nko mu rusengero cyangwa muri mu birori ahantu, ukabona umuntu afashe umuneke arawuguhaye, ukabona afashe icunga arayiguhaye, ukabona mbese uri mu bihe byiza by'umunezero muri wowe. Burya biba bisobanuye ko nimba uri umusore Imana yakubwiye ko igiye kugusohoreza ubukwe, icyo gihe utangiye kurota izo mbuto, Imana igiye kukubakira rwa rugo. Nimba uri umukobwa, Imana igiye kukubakira urugo. Nimba uri umushomeri, Imana igiye kuguha akazi. Ikindi, nimba uri mu rugo rwawe ukabona ubonye imbuto, ubonye imineke, ubonye amacunga, ubonye imyembe, ubonye ibiki, ukabona Imana irabibahaye mu rugo iwanyu, bivuze ko urwo rugo rwanyu mugiye kurya, mugiye kwambara, mugiye kugira umugisha, mugiye kubona akazi, abana bagiye kwiyororoka, bagiye kugira ubuzima. Mbese Imana ibakuyeho imibabaro yose y'urugo, ibakuyeho imikoshi, mubonye akazi, mubonye amahirwe y'ubuzima. Ni ukuri mu rugo rwanyu itabaza riratse. Umuntu wese ikintu cyose muzakora kizababera umugisha, kuko mwarose imineke, mwarose imyembe, mwarose amaronji, mwarose muri ku musozi mwiza be, urumwe bavuga ngo ni umusozi w'igikundiro, hamwe abagenzi bagera bakaruhuka. Icyo ni kimwe. Hari igihe umuntu akarota, tubare nk'urugero, akarota nk'ubukwe. Kurota ubukwe biba mu bice bibiri. Hari igihe umuntu arota ubukwe bw'ubukwe busanzwe. Akenshi iyo urose ubukwe uri umusore, uri umukobwa, cyangwa uburoteye ku bana bawe, uba ukwiye gusenga ugasobanuza Imana, ukabaza Imana mu by'ukuri, ubukwe mbonye ni ubukwe bw'umwana bw'uko tugiye gushyingira. Hamwe mu Kinyarwanda bavuga ngo ni irembo risohoka umugeni rikinjira, cyangwa irembo risohoka inka rikinjira umugeni. Mbese ni ukumenya ni irembo ni ubukwe. Ubu bukwe tugize tuzashyingira. Kuko ubukwe bamwe ibyiciro bibiri. Hari igihe umuntu agira iyerekwa cyangwa akarota, akabona yambaye ikanzu. Tubare uri umugabo, urose wakoze ubukwe. Urose wakoze ubukwe kandi uri umugabo. Tubare uri umubyeyi, urose washyingiye ufite umugabo. Iki gihe Imana ibikubwiye ko ukwiye gutangira gutekereza ko urupfu rukuri hafi. Ndetse ikimenyimenyi uba ukwiye gusenga cyane, ukamenya nimba icyo gihe cy'ubwo bukwe utashye nk'umugeni, ukamenya ko ubwo bukwe utashye Imana ikwemera, ukamenya ko ubwo bukwe utashye Imana itagufitiye ikibazo. Kuko hari igihe ubona wambaye iyo kanzu, mu kanya ukabona ya kanzu iracitse. Nuvuga ngo igihe cyawe cyo gutaha, igihe cyawe cyo gupfa, cyangwa igihe cyawe cyo guhamagarwa n'Imana, tuvuga mu Kinyarwanda ngo ni ukwitaba Imana, kirashyitse, ariko imirimo yawe ntiyishyitse. Ushaka ububeshya, ushaka ubugambana, ushaka uburoga, ushaka ubutukana, ushaka ufite izindi ngeso, ushaka n'umuvugabutumwa ariko ufitemo n'utundi tugeso twirari, ubuhehesi, ubwesikoro n'ibindi bintu bitandukanye. Imana ikakwereka ukora ubukwe, yabukwereka ukabura umugeni. Pay attention aka kantu kumve cyane. Hari abantu basinzira baryamye mu gicuku cya nijoro, bakabona bakoze ubukwe, barafite yenda ari umugabo, ari kumwe n'umugore we, yajya kubona akabona wa mugore aramubuza. Aha hantu uba ukwiye kugira ubwoba, kuko Imana ubwayo igwishuriye ko hari ikintu kigiye kuba. Ushobora kuba igihe cyawe cyo gutaha cyageze, cyangwa Satani akaba agiye kukwiba. Kuko nubura umugeni umenye ngo uratashye, ariko ntabwo marayika w'Imana muri kumwe. Ugiye wibwe, uratunguwe. Urwo rupfu rujemo gutungurwa. Wabyumvishe neza, urwo rupfu rurimo gutungurwa. Hano undi muntu urota, akarota none yambaye ikanzu irimo ibizinga, irimo itashi imyanda. Ni ukuri wari ufite agakiza, wari umukirisitu, ikanzu yera unisobanuye umuntu ukijijwe, umuntu Imana ishima, umuntu ireba ikabona ko ari ku murongo, kandi ukorana nayo, uvugana nayo, ugenda nayo, Imana ubwayo igahora igutangira ubuhamya. None iwo ugiye kurota ubona wambaye ikanzu irimo amabara. Nuvuga ngo nubwo igihe cyo gutaha kwawe cyegereje, nubwo igihe cyo gupfa cyawe kiri hafi, nubwo Imana atangiye kuguteguza ko hari urupfu hafi mu buzima bwawe, ariko ntabwo ukiranutse, ntabwo uri gukora imirimo y'Imana. Hari ibintu byakwanduje, hari ikanzu yamaze kwandura, harimo ikinyoma kirimo, harimo kubeshya birimo, hari ubusambanyi burimo, hari ubujura burimo, hari ugutenganya birimo, hari ukutavugisha ukuri birimo, hari ukubwira abana nabi birimo, hari ukugayana birimo, hari udutsiko tw'amatiku mubamo. Ibyo bintu byose wari umukiranutsi, ikanzu yawe yari iteguye nk'umugeni, ariko harimo ako kantu k'akavirigire, harimo akantu k'agakoroza. Mukwiye kuba maso mukamenya iby'ikanzu.
nurota ubukwe, hari ubukwe bwo gushyingirwa. Niyo mpamvu nurota ubukwe ukwiye gusenga Imana, ukabaza Imana ngo mbese Mana ubukwe ni bwa. N'umuntu ujya urota ubukwe akarota agiye gushyingirwa akabura inkweto, ndagira ngo ubwe ngo nta mwuka w'Imana, nta gakiza. Suzuma uko usenga, suzuma abo mugendana, suzuma aho utuye, suzuma urugo rwawe, kuko Imana yabonye udashyitse. Nta nkweto ufite, ntabwo ufite, nta mukandara ufite, nta by'agakiza ufite. Isuzume. Turebe ku ikindi kintu cya gatatu. Kurota uri unywa amata, kurota urya ubuki. Iyo urose izi nzozi, kurota unywa amata, kurota urya ubuki, ndagira ngo nkubwire ngo ijuru riba ryagusuye, ryagusekeye, Imana yakwemeye, yaguhindura undi muntu. Uko niko yabwiye Dawidi, yabwiye Samweli ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Ni umuntu ijuru rireba ubwaryo rikamutangira ubuhamya. Kurya ubuki cyangwa kunywa amata, Imana ibigusubijemo ibihe by'umwuka, Imana ibigarutse kuguhembura mu buryo bw'ijambo, mu buryo bw'imiririmbire, mu buryo bw'imisengere, ikagusukamo ububyutse kugera ku kigero uba umuntu ushyitse. Niyo mpamvu nurota izi nzozi ni ukuri ukwiye kubyuka ugashima Imana, ugasirimba, ugasimbuka, ukabwira Imana ko Imana ikugarukiriye ibihe byiza by'ubuzima, ibihe byiza by'umunezero. Amata n'ubuki, ibi bintu Imana igufasha iri joro ibirote, kuko nubirota ijuru riraba riri kumwe nawe, nubirota marayika w'Imana araba ari kumwe nawe, nubirota urabutabawe, nubirota urabubaye undi muntu mushya. Dore ibihe by'agakiza biraba bigarutse muri wowe, ibihe byo guhembuka biragarutse muri wowe, mu bihe by'umwuka biraba bigarutse muri wowe, ibihe by'umunezero biraba bigarutse muri wowe, kuko Imana irabiguhaye umunezero utarigezeho. Niyo mpamvu biravuga ngo nuko mu ijuru tuzanywa amata turye n'ubuki. Niro mu ijuru biriyo. Nanishimwe cyane. Ndakwifuriza kurota inzozi z'umugisha, ndakwifuriza kurota inzozi z'amahoro, ndakwifuriza kurota inzozi zikuruhura umutima, ndakwifuza kurota inzozi nziza. Nimba umaze igihe urota ntusobanukirwe, nyandikira kuri WhatsApp, kandi dusenga n'Imana, kandi uzi ufite gahunda yo gusenga Imana. Ni ukuri Imana dusenga izasobanura iby'izo nzozi. Hari abantu barota barya inyama. Tugeze hahandi muri bya bintu bikomeye. Nurota inyama, ukarota urya inyama, ukarota urya inyama, menya ko ugiye kurya uburozi. Uburozi bubatamika abantu, uburozi bashyira ku byo kurya. Pay attention. Gabanya aho urira, gabanya aho ugenda, gabanya ibintu byo kuryagaguza, jya kurira iwawe. Nuramuka warose urya inyama, wazirota ari umuntu uziguhaye, wazirota ari we wazitekeye, wazirota uziguza ahantu, ndagira nkubwire ngo ugiye kurya uburozi. Kandi ubwo burozi ni ubutamikano, ni uburozi bugiye ku byo kurya, ni uburozi mbese gira amakenga, ugabanya ibigare uriramo, ugabanya ahantu ujya kurira, ugabanya ibitaramo ujya kuriramo, ahubwo utangire umenyere kurira iwawe. Icya kabiri, usenga Imana igukiza amaboko mabi, Imana igukiza uburozi. Nimba ari wowe bwiroteye usenga Imana, nimba ari abana ubisengera Imana, nimba ari umuntu wo muri famiye yawe usenga Imana, kuko urumva Satani ashaka kubateza ikibazo cy'uburozi kandi mukagira ikibazo. Imana iturengere cyane. Hari igihe umuntu aryama nijoro akarotagwa mu rwobo, akarotagwa mu rwobo, cyangwa akarota abantu bamwirukankaho, bamwirukankaho akagwa hehe? Mu rwobo. Ibi bintu bifite ubusobanuro bugera nko muri butatu. Ubusobanuro bwa mbere, banza umenye ngo inzozi zinarose nagwaga mu rwobo kubera iki. Hari igihe umuntu agwa mu rwobo rw'ubusinzi, rw'ubusambanyi, bw'ingeso mbi. Tubare wari umukristo, wari umuhanuzi, wari umuvugabutumwa, wari umuririmbyi, bwacyo ukarota ugwa mu rwobo. Bivuze iki? Bivuze ko ugiye kuva mu bihe byo gusenga, ugiye kwimura Imana muri wowe, ugiye kuva aho wasengeraga, uraguye. Senga izo nzozi zitarabihano, kuko ugiye kugwa mu rwobo, ugiye kujya mu businzi utarabimenyereye, ugiye kujya mu busambanyi utarabimenyereye. Wa mukobwa dore baguteye inda kubera ko uguye mu rwobo.
wa mubyeyi we dore urugo rwawe rurasenyutse kuko uguye mu rwobo, agakiza wakimuye. Urosugwa mu rwobo, urosugwa mu kuzimu. Hari igihe urota ukabona uhanutse ahantu kure, ukabona uguye ahantu mu kuzimu. Izi nzozi ni agahinda, ntabwo ari inzozi zo kumva ngo uceceke, ni inzozi wumva ugasenga, ni inzozi wumva ugapfukama ukarira, ukabwira Imana ngo Mana ngarukaho, ndinda kugwa mu rwobo. Hari igihe ubura umwana w'umukobwa ukabona uguye mu rwobo mu buryo bugutunguye, ukabona usambanyijwe n'umuntu utakwiye kurwana no mu cyaha, ugasanga uguye mu cyaha n'umuntu udafututse, ugasanga uguye mu cyaha ku muntu wizeraga, w'umupapa, w'umubyeyi, w'umushumba, w'umupasiteri, w'umwarimu, w'umuvugabutumwa wizeraga wasangaga, ukaba uguye mu ki? Mu rwobo. Wa mubyeyi we rinda umusenga cyane, kuko urwo rwobo rwatuma usenya urugo, urwo rwobo rwatuma abana bagucikaho, urwo rwobo rwatuma utakaza ibihe byo gusenga, urwo rwobo rwatuma upfa. Wa mugabo wanywa inzoga, ntabwo kuba hano imyaka 10 cyangwa ubwirije imyaka 10 yatuma utagwa mu rwobo. Ahubwo nimba warose izo nzozi, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ufate ibihe usenge, nimba bikunaniye utwandikire tugufashe gusenga, kuko satani yagusabirije, dore wari usubana ukugwa mu hejuru, ugwa mu rwobo, kuko wari umuntu ufite imbaraga, kuko wari umuntu ukorera Imana. Satani yagusabye ngo ugwe hehe? Mu rwobo. Ivuga butumwa ryawe ripfe, ubuhanuzi bwawe bupfe, ibyo wabwiraga abantu bipfe, ibyo wari ufitaga byo guhembuza abantu bishire, ibyo wari ufite byo gukomeza abantu birangire, za mpuguro zipfe, wisanga uri umusinzi, wisanga ubeshya, wisanga ugambana, wisanga utukana, wisanga uri umuntu nk'abandi. Senga Imana gukura aho hantu warose izo nzozi, isi bihanagura. Kabiri, nukurota abantu baguta mu rwobo. Ibi ngibi bikunze kwa kenshi ku bantu tubari nk'abantu basenga, ugasanga muri korari, ugasanga mu badiyakoni, bashumba, umuntu agakereye inkuru, agakora ikintu gishyashya akagihimba, akagenda akakivuga, cya kintu bakazaguhamagaza bakakubaza, byanarimba bakanaguhagarika. Senga nimba warose ari umuntu uguta mu rwobo, senga nimba warose ubona umuntu aguta mu rwobo, kuko uyu muntu yakwicisha, kuko uyu muntu yakwirukanisha mu kazi, kuko uyu muntu yatuma bagutenga, kuko uyu muntu muri korari bakwirukana, kuko mwene babahimba inkuru, bagashaka n'abagabo kuguhamya, bagashaka n'abazavuga ko wayivuze, bagashaka n'abayihagararaho. Ariko ndagira ngo utangarize ngo nimba warose umuntu aguta mu rwobo, ukwiye gusenga. Kandi cya kabiri, ukwiye kumwima amakuru y'ubuzima bwawe. Tubari wari umukozi wa leta, wari kusenga, ukiryama mu ijoro ukabona umuntu runaka uzi neza gutaye mu rwobo. Uyu muntu ashaka guhimbira dosiye bakagufunga, urashaka guhimbira dosiye bakakwirukana, urashaka guhimbira dosiye kugira ngo uzayikore bikagusaba ko ukenera abavoka ugatakaza ubushobozi. Murashaka kuguta mu rwobo abigambiriye. Murashaka kuguta habi aho utakikura. Imana ikugire neza cyane. Kwa mwana w'umukobwa nimba warose hari umuntu uguta mu rwobo, najyamwe mu rwobo bahaguta, ntuzashake. Umuntu ashaka kuguta mu rwobo akagutwara imyambaro, akagutwara ibiki byose, ntwongere kujya mu bihe by'abagore, ntushake. Ushaka kuguta mu rwobo ntubyare, wanashaka ntubyare. Murashaka kuguta mu rwobo ukibura, wa musore ukibura, warize, uri umuhanga ukabura akazi. Murashaka kuguta mu rwobo akaguzirikira ahantu ku buryo nta kintu na kimwe ukora, ugahorana inyatsi, ugahorana ubukene, ugahora musabiriza. Ni ukora ko ari umuntu wagutaye hehe? Mu rwobo. Kurota urya igisheke, kurota umuntu aguye igisheke, hari uburyo bubiri. Cya mbere, banza witekerezeho nimba utari ugihanda. Igisheke ku mutwe wacyo kigira utuntu tw'ubwaduhanda dufata ku bantu cyane. Ahangaha utabaye maso, hari igihe wari wabereye abandi igihanda. Udufite abantu bahora tubare mu itoro, ugasanga nibo bahora bazamura induru, nibo muhora mu manza zabo, nuhora mu bibazo byabo, nuhora ujya gukemura, nuhora ujya kuvuga. Mbese utekereza ko utari wowe kibazo. Mu murimo, muri korari, mu badiyakoni, mu bashumba, mu barimu, tekereza ko buri munsi ne baza gukemura ibibazo, buri munsi ne intambara zavuye, buri munsi ne wavuze abantu, buri munsi ne wazanye intambara, buri munsi no. Mbese tekereza ko utasigaye uhanda abandi. Iki nurota ari umuntu kiroseho, uwo muntu mutangira usenga Imana kugira ngo imuhindure, kuko bitari ibyo azaguhanda nawe ubwo uzava mu murimo, azaguhanda nawe ubwo uzatakaza. Tubare nk'urugero, murashaka kukubera igihanda ugasezera akazi, utitaye ko nta kindi kintu ukora, utitaye ko mu muryango nta kandi kazi ufite, utitaye ko nyuma y'ako kazi uzajya mu bushomeri.
senga Imana. Kurota amahwa, iyo urose amahwa uba urose urupfu. Umuntu ashaka kukubera amahwa kaguhanda, ashaka kubera amahwa akakujomba, akagukereya dosiye, akakubabaza, akakwangiza, ukababara. Rimwe na rimwe abantu bamwe badakomeye bagahita kubava mu murimo, ati nge sinzagarukamo kubera ko runaka yangenje gutya, runaka yarampemukiye, runaka yarambabaje, umushumba runaka twamusabye serivisi ntiyabikunda. Murashaka kuguhanda. Tuba ari nk'urugero, ukeneye gusengeshereza umwana ntabyemere kandi usenga uko uri umukristo w'aho hantu, ukamwaka serivisi yo kugushyingurira umuntu yawe yitabye Imana ntazi, ari we mushumba, ari we muyobozi w'itoro ntazi. Ayo mahwa rero ashobora kukwica. Amahwa ashobora kugujombera mu kazi, ashobora gujombera muri korari. Korari ntabwo ari itanga ijuru, ahubwo ijuru ritangwa na Kristo. Shaka kuyibamo korari ikakubera amahwa. Umuntu wese werekeye akakubangamira, umuntu wese uganiye ibyo akajya kwivuga ahandi hantu, umuntu wari wibwiye ko ari inshuti akakugambanira. Ayo ni amahwa, ariko Imana irahari. Komera. Ndagira ngo nsoreze ku kandi kantu kamwe. Kansore kandi kantu kamwe konyine. Kurota uri ku igare, kurota igare, kurota utwaye igare, kurota uri kuri moto, bisobanura urupfu. Bisobanuye urupfu. Ubundi hano ukwiye gusenga cyane ukabaza Imana nimba igare ari igare risanzwe, ariko akenshi igare rero bisobanura urupfu. Igare risobanura gutaha. Imana ibigushura ko imbere yawe hari igare ryihuta rigutwara. Iyi moto yusare ko imbere hari igare. Hari impamvu kimara kubirota ukwiye gusenga Imana, ukabaza Imana ngo Mana mfasha, Mana nsobanura iri gare ni iry'umubiri cyangwa ndatashye. Iyi ni Pentecoste Life TV. Iyi ni channel ya Gikristo. Iyi ni channel y'ijambo ry'Imana. Iyi ni channel ifasha abantu mu ivugabutumwa. Kandi nawe ukeneye kuduha ubuhamya wadusura. Icya kabiri, koraho like, koraho comment. Nimba utarakora subscribe, ndakwinginze ku mbabazi z'Imana kora subscribe. Turagukeneye rega. Ikindi cya gatatu, dukeneye support, dukeneye ubufasha mu buryo bw'amafaranga. Dukeneye kamera. Ukeneye kudufasha watwandikira. Imana ikaguha umugisha cyane. Imana ikaguha umugisha cyane. Imana ikaguha umugisha cyane. Dukeneye ibikoresho. Uyu munsi hano ushobora kurota inzozi, ukarota harukarigira urota umuntu ukabona umuntu ahindutse urukwavu. Iyo ubonye umuntu ahindutse urukwavu bivuze ko umuntu yiyoberanya, yishushanya. Urukwavu ruri mu tuntu tw'ubunyabwenge cyane n'ubucakura n'ubunyema n'utuntu tw'ubuyaho, ku buryo akakwavu kigira gutya kakaryama nk'akapfuye mu kanya kakavuduka kakiruka. Ukwiye gusenga Imana, Imana ikakuraho imyuka mibi cyangwa uwo muntu ikamukuraho imyuka mibi. Kurota urihanura mu giterane, ikindi kintu cyiza, ukarota ubwiriza. Imana igusutseho amavuta y'umwuka, Imana iguhaye impano zayo, Imana yamaze kukwemera, Imana iraguhagurukije. Warose uhagaze mu giterane uri kubwiriza, warose urimo urahanurira abantu, dore Imana iguhaye umwuka w'Imana, dore Imana iguhaye impano zayo, dore ugiye guhanura, dore ugiye kuvuga, dore ugiye gutinyuka, dore Imana iguhaye ijambo, dore Imana iguhaye agaciro. Ni ukuri nta muntu uzongera kukwima ijambo, kuko Imana yari yakwihamagariye, kuko Imana iragutoranije. Imana igukuye muri uriya bakarudayi, Imana igukuye ahantu habi, Imana iragushimye, Imana irakujuje. Komera, turi kumwe. Imana iguha agaciro. Niba ufite icyo ushaka kudusobanuza twandikire. Imana igomwisha cyane. Shalom shalom, turabakunda cyane.